bihe rwose ibintu birananiranye twirutse mu byaro byose twabuza abantu ubonye nta mafaranga bafite n'ubuntu buri aho ngaho tutarakorera n'ibihumbi 30 akundi umva mubwiye inama ya Kigali wahita tukajya mu mujyi kariho abantu b'abastari banambara neza bafite n'amafaranga abantu mu mujyi bafite ubwenge bwinshi ariko haracyari myinshi twatuburi tugiye tukarazanjiriza zikugenda zigendesha mu mpande zigize abastari bapfuye mu mutwe baratwabatubura tukakuramo amafaranga ari aho bagaragaza impano badafite n'imyenda twayibakuramo ariko birebye nabi nukuri ko tujyeho pe tugomba kujya mu mujyi ibintu byo kujya mu byaro pfiriya n'amafaranga ariyo ngibitoki ibitoki kamaze kubona hari amubyara amafaranga yashize yo nyine nibyo bari bejeje baragurisha yose twaraye batububishye kwereka mwere ibintu byose ubona n'umundi umuntu arajyara kuri kaburimbo tugende dushakisha ba bantu b'abasirimu bafite n'amafaranga umuntu bakubwira abantu bahanze tubibwira uca ku muntu yigize umusitari agenda aririmba yigize umuntu urenze niba ari biki uriya nibo baraniwe tubishaka tukabatubura byata yaba umwana yaba umugore yaba umukecuru bara bose tugomba kwakwa mu mafaranga tugagura hirya none se ubwo si ibyo ngibyo ahubwo umva mubwire kanavera akora yifite yacu ndayifite tugende bungo nawe urabizi mupango ni wawundi mupango nta n'umuntu wawurengaho renga tugiye tubatwigurire tubatwikire byatari twinjire mu mujyi twabyoshye tumeze neza akuva mubwire igihe hakubisibye n'ibyo gufukwa n'ibiki ngiye binera ubwoba abonye kaga tipe kagunda kutugendaho mwana cyane karakajamo ngo nakamaneko kakunda kutwiga katugenda ako maneko bakabunuriza byatari nuko umukara ko turabademo bahubwo maneko sibyo bivuze iki ura nacu azatubwira use baje dufite niwe wazidukoreye nihore nagaza abanyamakuru b'iki neke nabo tuzamuka ubwo tugende turebe ko twabona amafaranga kwinjira mu mujyi tukinjira nta n'igice cy'ijana twabona nk'ibihumbi 50 kwinjira mu mujyi use turara he ase turagenda tujya twambaye bitya mwana ubundi abantu ushaka kubutubura ntabwo bigaragaza byatari bagati ngende umunyamakuru mba mvuye mu biro nambaye udusiripa tuciriritse ntajya kwambara ibintu birenze kuryama nahumeka nose umukobwa ati ngemerwa nicaye mbagene no ntabwo nkeneye kwambara inkweto zifunze kugira ngo nahumeke tumererwe neza twambara dushate turekwiye kugira ibintu bigende neza dushaka impano z'abahanzi tugiye ducamo abo duhe tubabwira twagiye aho ubundi turi gutinda mu mayira umuto watinda kandi ntabwo byari byigiye imbaraga mbona nibyara kanigira imbere ndende yamaze muri uyu mujyi kuko narenze ko mu gitsina aho narazana icyuki cyanjye hano kanigira imbere ndende akayaga keza kabi kana hanzwe hano hari pisine ajya ngo nyanyonge itukura Yesu yohereje umubyeyi nyama ariko binaryoha kubi wasanga byuzuye mahanga ariko ntabwo byari byo abantu reka negere neza ndebe kubisi noneho shaza ngiye ntubiye ngo nabuzaho umusohokane ndabona uri sawa kabisa ahubwo ahantu nkurikije ukuntu hameze hano nazakorera na cya kigoma cyawe ngiye gusura hano imishinga yanjye nyuje ubwo kamite njye studio ahantu ndabona ari fresh kabisa ahandi nzayikorera kabisa no no
nkubwire ahubwo ni umumotari kwa tumuhemba neza akora akazi neza oya amasegonda 5 ngiye kubitekera hageze njye nta kuntu twapanga biriya bintu ngo umumotari ntisaje mama genda avuga ati njye nabonaga gutanabyitaho iby'igikapu kandi ntabwo wari gutuza gahunda irafatika uyu munsi turarya uyu munsi turarya abana ku munyonzi mu bitanu we tugende turi ko gutinda kandi ugiye kuzana bwabo zero bwa bataye makarita teta ngiye tugende nyine no. Ntabwo nkuko tubikubwiye turi abanyamakuru ugize ngo akaganiro k'iminota wenda ibiri isi yose ikubona isi wow niba ari isi yose naho mwasaba iminota 1000 ndabiyemereye ahubwo reka nambara agapfukamunwa Yumva reka turebe ibikoresho dutangiye akazi ubu ngubu nawe urabyumva n'ibyo tugiye kuvuga turabona umeze neza uri umusirimu ikigaragara witeje imbere ubu nicyo tugiye kuganira isi yose ikubona utaza gukora ikosa rero isi yose ikubona utaza guseba ikosa seri wowe nta kibazo washyizeho nashyizeho ahangaha turi rwose turi kumwe n'umudamu witeje imbere nk'uko mubibona aha ni ku Kirezi TV nk'uko musanzwe mubizi tubagezaho abadamu biteje imbere uyu mudamu rwose yabibwira kwibwira ntabwo ari ngombwa cyemfa kuba nariteje imbere gusa nta bindi ahereye wowe witeza imbere yewe nabanje gucuruza ubunyobwa kubera ko nakundaga ubunyobwa nyine bukaranze nshaka kuba naburya nyine nkagabanya ncuruza ndyaho ariko bigeze iyenza no kunguka ntungutse rero ubwo nguramo inkoko ebyiri izo zihorera inkoko ebyiri aritera nyine n'indi nyine y'isake kugira ngo byihute rero watubwira ikintu kiri aha ngaha witeje imbere ku buryo isi yose kibona bikagaragara yuko witeje imbere yewe nyine ubwo urumva nkimara kunguka kuko numvaga nshaka telefone kugira nayo njya kuri WhatsApp iyi telefone iyi ngiyi ya smartphone izana tuyirebe nta kibazo isi yose mera kureba utagira ikibazo iyo nyine naguze no watubwira n'ibindi ibindi nyine ubu ngubu ntabwo ngenda mu mufuka ntafite amafaranga nibura 5,000 witeje n'imbere pe akira wabuje tubwira n'ibindi turacyakomeza ntugire ikibazo isi yose mera kubona pe nyine ibindi byose nyine niteje imbere n'ubu ngendana n'amakaramu ku buryo telefone gatoya twiteje imbere nuko wakoze aka ngaka nyine urumva niko sigira umukozi mu rugo nyine nta kibazo twagiye babwire ikindi niteje imbere nyine murabona ko nsa neza nambaye neza nambaye rinete nziza izi nazo nizo naguze izi waziguze he ntabwo ari mu Rwanda pe izi nyine nizo natumye mu Bushinwa izi ni nziza nazo akira ubwo nyine nyamara kwiteza imbere nambaye na neza murabona inkweto nziza ikigaragaro akira n'amakoti meza nyine gakoremo kereke abafana gakoremo kereke abantu bagukurikiye nyine aka gakoti niko naguzemo gasa n'ipantaro nyina keza ipantaro nta kibazo wowe ntabwo wayikoramo isi yose mera kureba ubwo urumva ibindi nyine ni biri mu rugo nyine amafaranga ari kuri banki mfiteho miliyoni 5 iki gipangu cyiza mbese ndaryoshye meze neza nanjye sigaye nkaranga neza nyine murabona ko ndi no gusa neza murakoze Ngana kugenda songa umutwe basi umuhanzira no. gushimira iki abagukurikiye nyine ngiye nk'isi yose iri kundeba nayibwira ko kwiteza imbere ari byiza nabo bagiye bakora kugira ngo nyine biteze imbere bagere ku bukungu nk'ubwo nagezeho ariko rero urumva
nkibashimira mwansubiza rinete zanjye y'amafaranga nta kibazo tumenyanga mu mugayo nkakomeza nkagenda murakoze twakakira undi nyikirezi tuvumukurikiye tukaba turi muri ya gahunda yo kubagezaho impano z'abana batoya umwana ni umusirimu rwose watangira wibwira ababikurikiye banyita Gasikiri bakwita Gasikiri impano urayifite impano zo ndazifite ni nyinshi hari uwamaye inkoko imbata ihene hari n'uherutse kumigare Yesu impano ubundi hari impano uba ufite uvuga ati impano rwose izankiza watubwira iyo mpano ifite wenda iyo mpano nabonye ari igare kuko nayishyize mu muhanda ntiri kunyinjiriza amafaranga amwe n'amwe watubwira ahantu waba wararikuye ni umuntu warimaye gutyo anyikundiye mu buzima busanzwe waramuririmbiye waramusengeye wagize iki wamukinnye iki ako njye ndumva mutari kunsobanura neza impano imeze ite impano iyo batanga cyangwa impano umuntu aba yifite ugize ngo turabona utari kubyumva neza impano dushaka kuvuga ni yo kujya kuri stage ukaririmba ukajya ahantu ugasenga ukagaragaza yuko uzi gusenga izo zose ni impano batubwira muri izo mpano wenda iyi mpano waba ufite ariko si yo munsobanura neza iyi mpano yari ubundi ni umuziki nibwo buzima bwanjye buri iyo ngiye kuri stade yose irahaguruka uvuga ngo yewe wa muhanzi Gasikiri wageze waturirimba waduha akapera ho gakeya ntuza kugira ikibazo Jo ndabona Gasikiri banza wiyakire wowe isi yose mira kubona umungu Imana yawe iraza gutera imbere isi yose mira kubona we ririmba neza wisanzuye Gasikiri inyama nyinshi ni ubugari ibiryo byinshi mwiye gukoreza ariko nyuma y'ibyo byose nzana amabuno kuko kuba ndimanika ndabira usundi ni ngombwa ngo Jojo Gasikiri fata gucasa aho ngaho rancaneshe ndondeme ja noneho iyo ndirimbo wayihimbye hashize imyaka ingahe urebye nyihimbye vuba kuko hari n'ahantu ndi gupanga nzajya kuyikora hari ahantu nabonye pisine wanitwika muri iyi karitsiye yacu ja Gasikiri uwagushaka yakubona hehe njyewe urebye ntabwo nkambona ku masosho media ninjiye mu gakaritsiye kacu umudugudu w'Ikirezi rwose baranzi ja Ikirezi wabaza ngo Gasikiri mwenye bahita Yesu ahubwo numvishe tunitiranwa namwe Ikirezi TV yanyu ndumva bahitiranwa n'umudugudu wacu ntugire ikibazo turakuzamura kabisa amagambo yari afite nubwo atari menshi ariko ni menshi ja Gasikiri rero urabona isi yose iragukurikiye ugaragara ushaka gutera imbere urumva nta kintu waba wagendanye mufuka kugira ngo wenda umuntu abone aho wazamukira uhereye ku tuntu dukeya nk'amafaranga buri cyane n'ibintu birenze mfite ariko ingofero akagapira n'izi kaki urabona nta n'ikintu kirenze mfite n'igihe cya senga nayo mfite mu gitondo nakijyanye muri studio kugira ngo ndebe nimba iyi ndirimbo umaze kubabwira nayigorora neza ubona rero isi yose iragukurikiye ugomba gukora n'ibyo bintu ukabibereka yuko wakamuhereza ikigaragara turabibona rwose urakeye imeze neza wabwira iki abagukurikiye nabwira gukurikirana ibihangano byanjye nabo kuri iyo channel y'Ikirezi bagakora subscribe nanjye bakajya bankurikirana kenshi cyane gashobotse ja Gasikiri musaza ni neza ariko ni neza Gaga n'umusaza Gasikiri mwari kureba isi yose muramubona uyu mwana afite impano ikigaragara oh no wagarutse gutuburana none Imana akundi wowe tuzi ibingo ramuzo yakareka n'uganda mubonye bazaga n'ikirara afande umuntu abatubuzi none mwana telefone yanjye we muraho ni mama Gasikiri ndabasaba gukora subscribe ku Ikirezi TV ariko mwirinde kwiyitirira imirimo mudakora mubonye ukuntu bantuburiye ngo ni abanyamakuru ngo nuko bari babonye ngo sa neza ngo niteje imbere umva buri wese abijisho rya mugenzi we murakoze